baragombaga guca kwishura ubu nta n'umwe wigize ujyayo kandi narakoze. Itagahinda rero gatuma banki ubu ngubu iri kunyishyuza, mfite ikibazo ndagiye mu mvuganire. Ndi umubyeyi mfite abana bane, MTN yaranyambuye nabyutse amajoro 30 igishoro ari icyanjye. MTN irangije yanga kumpemba, barambwira ngo harabakira nagiye mbikira ngo bakohereza ku makonte yabo, kandi mu by'ukuri iryo ngenda ifata nk'ihohotera. Umuyoboro wa MTN ugiye guhagarikwa mu Rwanda by'agateganyo, dore ko umuyoboro wa MTN abaturage bari kuwurega ari benshi cyane. Urwego ngenzuramikorere rwatangiye gukora iperereza ku muyoboro wa MTN kugira ngo barebe ibibazo abaturage bari kurega MTN koko nimba ari byo umuyoboro wa MTN uhita uhagarikwa burundu hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko abajenti bakorera MTN bavuga yuko bamaze igihe kinini badahembwa amafaranga bakoreye, amafaranga yitwa umufuragiro, dore ko bamwe mu bano bajenti bavuga yuko bashora amafaranga menshi cyane, ugasanga umuntu ari gushora nk'ibihumbi 500 kugira ngo arebe nimba ku kwezi bazamuha n'ijana. Ukwezi kwagera bakamuhereza message ngo ntago uzahembwa, nta mufuragiro wigize ubona. Mu by'ukuri kandi uwo muajenti yarakoze cyane, yajya kurekarama bakamubwira yuko iwe atazigera ahembwa bitewe nuko ngo yahaye abantu amafaranga bakashyira kuri banke. Bino rero bigatuma abajenti bajya mu gahinda n'amarira. Si abajenti gusa n'abaturage basanzwe basigaye bahamagarwa n'abajenti ba MTN ba originali, bakabatuburira bakababwira imibare bakanda, barangiza gukanda iyo mibare amafaranga ari kuri konte ndetse n'ari kuri banke yose bakayakurura bakayiba, kubera ko umuntu aba yarahuje banke ndetse na telefoni ye. Ugasanga rero abajenti ba MTN ba originali bakora muri office za MTN bari gutuburira abaturage, kubera ko abaza amafaranga bafiteho bakabatuburira mu buryo buri official, barangiza amafaranga abaturage bafite bakayabatubura, abaturage bagasigara barira bari mu gahinda bahamagara MTN ikahita bahereza umwanzuro ati umuntu wagutuburiye amaze kurotera amafaranga yawe, ubwo reka dufunge konte yiwe. Ugasanga konte ye ngo ndibanayifunze. MTN rero iri kuregwa ibibazo byinshi bigiye bitandukanye bitewe na serivisi mbi iri gutanga mwino minsi. Iyi system ya MTN yatangiye gupfa mu mwaka wa 2025, nibwo yatangiye gupfa ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi, nibwo iyi system ya MTN yatangiye gupfa, yatangiye kuregwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Byagenze gute bundi kugira ngo MTN system yayo ipfe? Dore ko hari n'abafashe telefone za make bagajya muri MTN bakajya muri no system. Umutesi Cove yamama urwagasaba bivuze yuko iyi system ya make bazanye ari ukwiba abanyarwanda, ari system ya MTN yazanye kugira ngo imareho amafaranga abaturage, dore ko Umutesi Cove yavuze ko nabamaze kwishyura amafaranga intelligence ni system ya make ica muri MTN mu muyoboro wa MTN, amafaranga akomeza ava kuri konti yabo ajya kuri MTN. Ugasanga rero bino abaturage barimo bararekarama cyane avuga yuko MTN iri kubatwarira amafaranga kandi amatelefoni bararangije kuyishyura. Kandi kiri none MTN impamvu bayita ibisambo, iyi telefone ya make bajyaga kuyifata bakavuga yuko nimba telefone ya make uyifashe uzagororerwa cyangwa nuyita bazaguha indi. Kugeza amagingo yangaya nta muntu n'umwe ugize ufata telefone ya make urahabwa indi telefoni. Rero ibi ngibi bica muri intelligence, ni kampani yinjiye muri MTN barafatanya kugira ngo bishyure bibe abanyarwanda. Rero kugeza amagingo yangaya nta muturage n'umwe wigize ubona telefone yibwe muri system ya make ica ku muyoboro wa MTN ndetse ikajya no ku kigo kindi cyitwa intelligence gifatanya na MTN kugira ngo bibe abanyarwanda. Umutesi Cove yamama urwagasabo yabivuzeho avuga yuko system ya make rwose ari system yo kwiba abanyarwanda. Avuga ko MTN rero ibintu yazanye byo kwiba abanyarwanda ntago ari byo, bityo rero bihagarikwe. Urwego ngenzuramikorere icyo gihe rwatangiye gukurikirana imikorere ya MTN, baza gusanga imikorere ya MTN ntago ihwitse. System ya make bahita bayikasuringa basa nkaho bayikuyeho, kugeza ubwo ngubwo nibwo abaturage bongeye kugira cyangwa bongeye kugarura amafaranga yabo kuri konti. Abagiye biyibwa amafaranga yabo aragaruka, ariko kugeza noneho izi saha byakomeye cyane. MTN ishobora kwirukanwa no mu Rwanda ikavamo burundu, hakazaho indi miyoboro cyangwa hakajyaho indi system, bitewe nuko abajenti ba MTN batangiye kwataka abaturage babatuburira, ndetse n'abari guhembwa bari kuri tele. Abajenti ba MTN nabo batari guhembwa umufuragiro wabo nkuko bikwiye. Bivuze ngo MTN mwino minsi ifite system mbi cyane. Ese ntago mwebwe mubibona?
MTN ihora izana imirongo mishyashya, ngo hari undi bazanye witwa Gwamo ugura mega z'igihumbi ukazikoresha umunsi umwe zigashira kandi ari inziga zirindwi, ukibaza impamvu izo mega zishijeho bitunguranye. Nanoneho ngo hari ahantu bakohereza amayinite y'ukwezi, ya mayinite y'ukwezi bakayatwara ukwezi kutaragera. MTN isigaye ifite ubusambo budasanzwe, ariko urwego ngenzuramikorere rurimo rurakurikirana ikibazo cya MTN ngo barebe nimba iki kibazo cyakemuka cyangwa MTN yahagarikwa mu gihugu cy'u Rwanda burundu. Ibingibi nibiba byatangajwe n'abaturage bamwe bagiye batandukanye, n'ibinyamakuru biba byanditse ari byinshi. Aya makuru yo tuyakora tuyasesengura tuyasoma ku zindi nkoranyambaga zagiye zandika. Iyi nkuru turekesha Igihe na Kigali Today, ndetse n'abaturage cyangwa n'abajete ba MTN twagiye tuvugana umunsi ku munsi, cyangwa bagenda baduhereza amakuru update aka kanya. Rero aya makuru nibwo atugezeho, namwe muyafate gutya mwumve yuko MTN iri gukurikiranwa ho ibyaha bitandukanye byo kwiba abaturage. Gusa MTN neza guhagarikwa hano mu gihugu cy'u Rwanda burundu cyangwa by'agateganyo ndaza kubamenyesha. Urwego ngenzuramikorere rumwe rurakora iperereza ryimitswe kuko barebe nimba hari abaturage bambuwe amafaranga yabo, MTN ibasubiza amafaranga yabo. Kandi ikindi kibazo cya system ya MTN igibura connection nacyo kirimo kirakorwaho neza cyane. Ubwo bivuze ngo turaza kubamenyesha nihagira impinduka ibaho, MTN nihagarikwa burundu cyangwa niba bayongera amahirwe igakomeza igakora mu gihugu cy'u Rwanda, amafaranga y'abaturage ikayasubiza. Turaza kubamenyesha nibiza gutangazwa. Turabakunda cyane, Imana ibarinde bahereza umugisha. Ni mu rugo bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungura inzogera uzajya umenya byinshi duko.